Yes, reka ngusuhuze kandi nkwifurize kugira ibihe byiza gukunda amakuru n'ibiganiro bitambuka hano kuri Iris Rwanda TV, twizere ko umeze neza. Niba utameze neza kandi wihangane, muri ubu buzima niko bigenda, uyu munsi biranga ariko ejo biba bizakunda. Nitwa Jean Bosco Abayisenga, nkuzaniye amakuru agezweho, amakuru nabuze aho mera kubera ko ateye agahinda. Ni inkuru ibabaje tugezeho nonaha ubu ngubu mbikubwira, ndavuze ni aho ndi hose nubwo bigoye kuyikora ariko reka nyikore. Ni inkuru ibabaje nabanje kwanga gukora, ariko ndavuga ni byanga bikunda, abanyarwanda nabo bakeneye kumenya ibi bintu, bakamenya by'umwihariko ikijya mbere. Ese niba byari bikwiye, ibaze mu karere ka Huye umunyerondo akurikiranweho kwica mama we umubyara. Umunyerondo, umugabo w'imyaka 48 usanzwe akuriye irondo mu mudugudu wa Rugarama mu murenge wa Rwaniro mu karere ka Huye, yatawe muri yombi akekwaho kwica mama we umubyara babanaga mu rugo. Iyi nkuru ntabwo nzi niba muri kuyumva neza. Ni ukuvuga ngo umugabo arakekwaho kwica mama we, ni umugabo w'imyaka 48 ukuze utari umwana, arakekwaho kwica mama we w'imyaka irenga 95. Ibyo bintu ntabwo nzi niba muba muri kubyumva ngo mwumve uburemere bwabyo. Ubwo nari natembereye ahantu mu giturage, inkuru ingeraho aka kanya, notification ingeraho, ndayireba ndayisoma, ndabani iyi nkuru reka nyimenyeshe inshuti n'abakunzi ba Iris Rwanda TV, ngira ngo muraza kunyihanganira ku majwi yandi muri bwumve ku ruhande, ndetse n'ijwi ryanjye ubwaryo ritameze neza, bigendanye n'uko nyine ntarindi muri situation cyangwa se muri condition nziza inyemerera gukora audio nk'iyi ngiyi, ariko bibaye ngombwa kuko ni inkuru ibabaje mu karere ka Huye. Ngira ngo hano hantu hakunda kubera ibintu nk'ibi ngibi mu karere ka Huye, ka Ruhango, ka Nyanza. Nta cyumweru cyashira navuze inkuru y'uwishe undi, nta cyumweru cyashira navuze inkuru y'urugomo yabereyeyo. Ubona ko nyine ni tumwe mu duce tuberamo ibintu twakita urugomo. Reka mbanze ngusabe gukora subscribe niba utarayikora, niba waranayikoze kandi ufungure notification kugira ngo tujye tubana buri munsi mu makuru n'ibiganiro byose bitambuka hano kuri Iris Rwanda TV, ujye uba uwa mbere wo kubibona. Ubwo rero kora subscribe, ufungure notification kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Ikaze rero ku buryo burambuye, aho mu karere ka Huye umugabo w'imyaka 48 usanzwe ukuriye irondo mu mudugudu wa Rugarama mu murenge wa Rwaniro muri ako karere ka Huye nyine, yatawe muri yombi akekwaho kwica nyina babanaga mu rugo. Byabereye mu mudugudu wa Rugarama mu kagari ka Nyaruhombo mu karere ka Huye. Umuseke wamenye amakuru ko umukecuru witwa Nakabonye Venanti w'imyaka 95 bikekwa ko yishwe anizwe n'umuhungu we witwa Shumbusho Viateur. Nyakwigendera wabanaga mu rugo n'umuhungu we, ni ukuvuga ngo ni mu gipangu nyine. Ubundi uyu mukecuru nyine ubusanzwe yabanaga na nyakwigendera, nyine babanaga mu gipangu kimwe, rero akaba yamaze kuba ahishiramo umwuka. Amakuru yamenyekanye avuga ko uyu yapfuye, abaturanyi bagira ngo ni urupfu rusanzwe kuko yari asanganwe ubundi burwayi. Inzego z'ibanze zagezeyo zisanga nyakwigendera afite inzitiramibu mu ijosi ryiwe kandi itandukanye niyo yararagamo, kandi umurambo we ufite ibikomere ku irugu. Umwe mu bayobozi bo muri kariya gace yabwiye Umuseke ko uko byagaragaraga abishe uriya mukecuru bashakaga gushyira umurambo munsi y'igitanda ngo basibanganye ibimenyetso. Ubusanzwe uriya mukecuru yabanaga n'abakazana be babiri ndetse n'umuhungu we n'abuzukuru be bageze ku 8. Uriya muyobozi yakomeje avuga ko nta makimbirane yari azwi uriya nyakwigendera yari afitanye n'umuryango we, by'umwihariko umuhungu we. Inzego zitandukanye zirimo n'iz'umutekano zageze ahabereye ibi byago nyine. RIB itangira iperereza, hatabwa muri yombi umuhungu we, akaba yari asanzwe akuriye abanyerondo muri kariya gace. Hatawe muri yombi kandi umushumba wakoraga muri urwo rugo witwa Nkurikiyumukiza Emmanuel w'imyaka 28. Umurambo wa nyakwigendera ukaba wajyanwe mu bitaro ngo ukorerwe isuzuma. Ngahe nguko ibiri kubera mu karere ka Huye. Benshi babanje kugira ngo sibyo, ariko tunashimira umunyamakuru w'ikinyamakuru Umuseke, umunyamakuru witwa Theogene Nshimiyimana. Uyu nguyu akaba ari umunyamakuru dukunda gukuraho amakuru menshi nk'aya ngaya, by'umwihariko nyine
aba yabereye mu karere ka Huye, aho ndetse no mu ntara y'Amajyepfo muri rusange, aho rwose uwavuga ko ari umwe mu bantu bakunda kutugezaho amakuru yiwe, by'umwihariko nanagusaba kumukurikira nyine ku makuru akunda gutambutsa ku kinyamakuru Umuseke, akaba ari nacyo dukesha iyi nkuru nk'uko nyine byanditswe n'uyu mugabo witwa Nshimiyimana Theogene. Uyu akaba yatangaje ko nyine uyu mugabo wamaze kuba atabwa muri yombi akomeje gukurikiranwa, ndetse bikaba bivugwa ko rwose ibimenyetso nk'uko yaganiriye na bamwe mu baturage bahariya muri kariya gace ndetse n'ubuyobozi nk'uko nabigarutseho, amakuru aragaragaza ko rwose n'ubundi ukuri guhari ari uko n'ubundi byose byaba biganisha ku kuri. Ni ukuvuga nyine ibyatangajwe cyangwa se ibi byose tubabwiye ari hafi ukuri, ndetse rwose bikaba bivugwa ko uyu nguyu ashobora guhita atabwa muri yombi, ndetse n'abandi benshi. Ubu ntabwo navuga ko yatawe muri yombi kuko ari gukurikiranwa. Rimwe na rimwe abadukurikira namwe mujye abasirimu munamenye icyo twashatse kuvuga ko umuntu akekwaho ntabwo biba bivuze ngo ibyo akurikiranyweho byamuhamye. Ntabwo kuba nyine twavuze ko kuba uyu mugabo w'imyaka 48 tutatangaje amazina ye kuko tutabashije kuyamenya, ariko icyo twamenye ni uko nyine yari umunyerondo ndetse uhagarariye abandi. Icyo twabashije kumenya nyine ni uko ubu ngubu ari mu maboko y'ubushinjacyaha. Ese ubwo ni ubushinjacyaha w'ubugenzacyaha kuko ari mu maboko ya RIB, ndetse RIB nyine ndetse na polisi zikaba zamaze kuba zimuta muri yombi, akaba akekwaho nyine ibyo byaha. Nibyo nari ndi kuvuga, abantu rimwe na rimwe mujye munamenya icyo turi gushaka kugarukaho. Niba nkubwiye ngo umuntu arakekwaho cyangwa se akurikiranyweho, ntabwo tuba tuvuga ngo yahamijwe icyaha cyo kwica. Biravugwa ko yishe nyina. Biba binashoboka ko byaba ari ukuri, ariko bivugwa ko nyine akurikiranyweho cyangwa akekwaho kubera ko nta nzego zibishinzwe zari zabyemeza. RIB ntiyari yatangaza ko ari ukuri, na RIB nayo ubwayo iri kuvuga ko iri gukora iperereza. Ni ukuvuga ngo niba RIB iri gukora iperereza kugira ngo imenye ukuri 100%, nibwo umuntu ashobora guhamwa n'icyaha tukamwita ko yishe, tukamwita umwicanyi. Ubu ngubu umwise umwicanyi, nawe waba ukoze icyaha. Abantu rero mujye mubimenya, ukuri guhari ni uko iperereza rikomeje, ariko amakuru Umuseke ufite ni uko ku kigero cyo hejuru uyu mukecuru yapfuye yishwe, ndetse anizwe hifashishijwe supanete n'ibindi bitandukanye cyangwa se inzitiramibu, ndetse rwose inzego zikaba ziri kubikurikirana. Ndavuga inzego zibishinzwe. Ni amakuru agezweho aka kanya. Nitwa Jean Bosco Abayisenga, iyi ni Iris Rwanda TV. Kora subscribe tujye tubana umunsi ku munsi mu biganiro, amakuru byose bitambuka hano kuri Iris Rwanda TV. Icyo nagusaba rero ni ugukunda ibiganiro byacu. Niba utarakanda subscribe ukaba ugejeje kuri uyu munota uri kumva iki kiganiro, ariko utarakanda subscribe, nyabona ntabwo waba uri kugira gutya ngo utubanire. Kora subscribe, ufungure notification, ukore like, ukore share, ndetse uduhe n'igitekerezo.